Akamaro k'amazi arimo indimu ku buzima bwacu. Indimu ni urubuto rufasha umubiri kurwanya indwara nyinshi, bigatuma indimu ziba urubuto rw'ingenzi ku buzima. Buri gihe uzumva abantu banywa amazi arimo indimu bavuga ko abafasha kunanuka cyangwa se gutakaza umubare munini w'ibiro. Mu kiganiro cya none tugiye kurebera hamwe iyindi mimaro yihariye aya mazi arimo indimu agira ku mubiri. Reka dutangirire ikiganiro ku bintu amazi arimo indimu afasha umubiri. Indimu ubwayo ikungahaye cyane kuri vitamine C, vitamine B nyinshi, ikize kandi ku butare, magnesium, calcium, fibre ndetse na potassium. Bitewe n'uko indimu ishobora kwangiza ishinya y'umuntu, ni byiza kutayarya yonyine kenshi, ahubwo ukayishyira mu mazi y'akazuyaze. Uretse ko utanayabonye nta kibazo. Reka dukomeze ikiganiro turebera hamwe akamaro amazi arimo indimu agirira umubiri. Amazi arimo indimu aha umubiri ubudahangarwa buhagije kubera aba agizwe na vitamine C inafasha umubiri byuzuye mu kurwanya stress cyane. Amazi arimo indimu afasha mu igogorwa ry'ibiryo tuba twariye ndetse no gusukura urwungano ngogozi. Aya mazi arimo indimu ni umuti mwiza cyane ku bantu bagira ikibazo cyo gutinda kw'ibiryo mu nda, bakumva batumbye, bakagira ikirungurira cyangwa gutura umubi cyane. Aya mazi arimo indimu asukura umubiri wa muntu muri rusange kuko afasha mu gusohora imyanda n'ubundi burozi bwangiza ingingo z'umubiri wa muntu. Aya mazi arimo indimu ni umuti w'ibanze kuko utera uturemangingo tw'umuntu gukora cyane ndetse n'umwijima ugakora neza. Aya mazi arimo indimu atuma ugira impumuro nziza mu kanwa ku bantu bafite icyo kibazo, by'umwihariko ku bantu bababara amenyo cyangwa se barwaye ishinya. Aya mazi afasha kubivura. Nyuma yo kunywa aya mazi arimo indimu ni byiza guhita woza mu kanwa kandi ugakoresha umuti w'amenyo. Amazi arimo indimu afasha mu guta ibiro kubera ko aba arimo fibre zirinda umuntu kumva afite inzara kandi bikakurinda kurya cyane. Aya mazi arimo indimu asukura uruhu rugacya, bigakorwa asukura amaraso mu mubiri, birushaho no gukesha uruhu rugaragara inyuma kandi bikarinda iminkanyari. Ku bantu bafite inkovu ku mubiri cyangwa se utundi tuntu tuzanwa n'izabukuru, umuntu ashobora gusigaho aya mazi bikagabanya kugaragara kwabyo. Amazi arimo indimu arinda kubyimbirwa kuko agabanya acide nyinshi, cyane cyane acide yitwa uric iba mu mubiri, iyi ikaba ari nayo ikomokaho indwara nyinshi. Amazi arimo indimu aha umubiri imbaraga iyo ageze mu gifu, kandi si ibyo gusa kuko aya mazi afite ibanga ryo kurwanya kwigunga ndetse no guta umutwe. Amazi arimo indimu arwanya infection zituruka cyane kuri virusi, by'umwihariko iyo ari akazuyazi. Ni umuti mwiza w'indwara zimwe na zimwe, harimo no kubabara no kumva wokera mu muhogo. Ku bantu bakunda ikawa kuko ibatera imbaraga mu gitondo, amazi arimo indimu ashobora kuyisimbura kandi ntiyatera ikibazo na kimwe ku muvuduko w'amaraso. Reka dukomereze ikiganiro ku ngano y'amazi arimo indimu ukeneye kunywa. Reka dukomereze ikiganiro ku ngano y'amazi arimo indimu ukeneye kunywa. Ku bantu bari munsi y'ibiro 70, fata 1/2 cy'indimu ugishyire mu kirahure cy'amazi mu gitondo ubone kunywa. Ku bantu bari hejuru y'ibiro 70, fata indimu imwe yose uyishyire mu mazi y'akazuyazi, by'umwihariko biba byiza kubinywa mu gitondo ubyutse. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu.
Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.